bakoze claiming ya Swapphone project bari mu gihirahiro baribaza nimba iri faranga rishobora kuba ryatanga amafaranga cyangwa se niba ritazayatanga. Bibaye nyuma yuko Swapphone ifite ibindi bintu hinduye nyuma yuko imisi bari batanze yarirangiye. Ese Swapphone iri kubaka future ya blockchain cyangwa no kubeshya bayikoresha binyuze mu kungukira ko babacishamo ads haramukorera mining? Ibintu twanarebeye igisubizo twese hamwe tugafata umwanzuro wo kuzihagarika. Abantu benshi rero bari kwibaza nimba mission ya Swapphone yaba ari ukwamamaza gusa n'amafaranga bazigera baba. Hari icyo batangaje cyitwa Quantum Residence NFT, ariko hahise hongeramo icyitwa requirement iva ku 105 igera ku 150 login strike. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu yabyo, icyo bivuze kuri Quantum Residence upgrade, niba uri mu bintu nyine bijyanye no kuba wakorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu buryo bw'ubuntu bwa mining. Iyi video ni yawe, uze kuyisharinga abandi bakora quantum mining hanyuma babasha gusobanukirwaho ibintu bigeze. Hano ni kuri Rugwiro Prozone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya web3 maze tubibyaze umusaruro. Iyi ni projet yaje vuba bidatinze hita yihuza na Picoin mu buryo butavuzweho rumwe n'abakora project ya Pi muri rusange. Batangaje ko bwaba ari exchange maze baristinga Pi, ariko ntibashyiraho igiciro. Gusa ama USDS wakoremingaga washoboraga kuyahinduramo coin zitandukanye zirimo nka BNB, Bitcoin, Pi n'izindi nyinshi zitandukanye. Nyuma yuko imaze kuba yakihuza na Pi mu buryo bwa listing, hahise haboneka abanyamuryango bashya kubera ko Pi yatsinze mu kijyanye no kubifita abayikoresha benshi. Swapphone kandi yongeye kwihuza na CPN nyuma yuko CPN yari yamaze gusinyura amasezerano na Wix Exchange nyuma yuko bayishinjije kutagira ikintu yungura abanyamuryango bayo, ahubwo yafunguriye nyine mu cyo bita dump. Hanyuma abantu bose nibabona uburyo bwo kugurisha. Iyi CPN twayikozeho ariko nta mafaranga yigeze itanga kubera ko igihe yafunguriye bisa naho coin zose umushinga wakabaye ukipinga kugira ngo abanyamuryango bagire duke bakuramo zahise zikishyirwa ku isoko, maze hamanuka candlestick gusa ya sell cyangwa se ko habaye higurisha rikabije nyamara market itaranatangira. Ibi byose muri Swapphone babihurizamo, ariko target yari kugira ngo babone abanyamuryango. Swapphone yasohoye itangazo rivuga ko bagiye gukora ibingibi bikurikira. Ibijyanye na Quantum Residence upgrade bavuga ko ari uburyo bwo kurinda blockchain yabo ibibazo bya future quantum computers zishobora guhakingwa binyuze mu wallet n'amakuru ya blockchain nkuko babivuga. Ibijyanye na S20 address zifite Quantum Residence NFT nizo zizahindurwa zibe Quantum Residence addresses. Bisobanuye ko ushaka kubona future migration cyangwa se benefit za USDS ushobora gusabwa gukora cyangwa se kuba warakusanije iyo NFT. N'uburyo nyine n'ubundi bwa marketing bwo gucuruza. Aha kandi ugahita bibaza uti kuki abantu bakomeje kurakarira iri faranga cyangwa se projet ya Swapphone. Ikibazo kirimo hano ni quantum security gusa. N'uburyo rero requirements zihora zihinduka. Abantu benshi bari bageze ku 100 kuzamuka, hanyuma hiyongeramo abandi 105 login strike. None hahise havaho ibyo ngibyo byose bahita bajya kubijyanye n'abantu 150 n'ubundi bakubishitswe icyitwa strike. Strike ni warning ya nyuma yo gukuraho konte. Bikunda kuba cyane ku ma YouTube yo hari amakosa wakoze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane YouTube bagutera icyo bita strike nko gusiba konte yawe nyine muri rusange. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi bavuga bati barimo kudukoresha ngo turebe ads buri gihe iyo turi hafi kurangiza ibyo badusabye nka task bahita bongeraho indi mission. Project ntabwo ifite gahunda ihamye. Ibi ngibi biri kuganirwaho nyine n'abagize itsinda rikora projet ya Swapphone, kandi ko y'abantu nyine babiganiraho. Urebye Swapphone ikoresha uburyo bwa daily login, mining ads, NFT ndetse na referral kugira ngo app ikomeze kugira traffic nyinshi. Mu busanzwe yari nta rujya n'uruza cyangwa se muvoma ijya mu mushinga wa blockchain muri rusange historique barayibura.
wenda tuvuge nko muri Pi, tuvuge ngo buri muntu wese yategetswe gutumira umuntu umwe, bivuze ngo muri Pi mu kwezi hari abantu bazaba binjije. Muri Swapphone rero abantu bari bamaze iminsi bategereje iminsi 100 kirangira, bongeraho indi 5, bamaze kongeraho indi 5, none ubu ngubu nyine byageze ku yindi minsi bongeyeho. Ushobora kwibaza uti ese quantum residence ni byanyabyo? Yego, quantum residence technology ibaho koko mu myaka iri imbere. Quantum computers zishobora kuzatera ikibazo cya cryptography ikoreshwa muri blockchain nyinshi. Niyo mpamvu projet zimwe na zimwe zatangiye gutekereza uburyo bwo kurinda ibyo bibazo hakiri kare. Ariko ikibazo abantu bari kwibaza ni iki ngiki: ese Swapphone koko iri gukora real blockchain innovation? Ibyo bari gukora ni ibyanyabyo cyangwa iri gukoresha amagambo akomeye nka quantum residence, zero knowledge KYC, NFTs ndetse na mainnet? Hari abahanga mu bijyanye no gusesengura ibijyanye n'iyi projet bagaragaje ko abakurikiranira hafi bya quantum ndetse na Swapphone baba bareba neza ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, kuko nk'abantu twabanye ku kijyanye na Ziki cyangwa se zero knowledge KYC, muzi neza ko Dr. Nicholas Kokaris wa Pi yari yayitangaje muri iriya nama iherutse kubera i Miami muri Consensus 2026 yamuhuzaga n'abandi bantu benshi bakomeye. Iyi ni projet n'ubundi mu busanzwe ya Pi, ariko urabona ko muri quantum cyangwa se muri iyi Swapphone bayigaruyemo nyine muri quantum igambiriye kuba yakoresha zero knowledge KYC kugira ngo abantu rero bakomeze gukoresha application yabo, bakashobora gukora byinshi bitandukanye. Ese ni scam cyangwa ni projet yizewe? Nyuma yuko twumvisha ibi byose ushobora kuba wayigumamo cyangwa urayivamo. None aha nta proof zihagije zerekana ko Swapphone ari scam 100%, ariko hari ibintu tugomba kureberaho dushingiye ku minsi yagiye itambuka. Requirement zihora zihinduka, biri mu bintu byatuma abantu bari mu mushinga bagucishamo ijisho. Mainnet iracyakererwa cyane, bijyanye no kuba bahabwa coin biri gukererwa. Reward nizishobora kuboneka ku isoko rikomeye, nta handi hantu Swapphone yabiri ku masoko akomeye. Ads ni nyinshi cyane muri application, nababwiye ko twigeze gufata igihe cyo kuba twafungiza ads. Abenshi bakavuga bati bishyurwa banezezwa n'ari amafaranga bahabwa n'abamamaza. Rero iyo projet ikoresha igihe kinini cy'abantu bareba ads ariko nta value nyayo igaragara hanze, nko ku masoko akomeye dusanzwe tuzi nka OKX, Binance, Mexes, Bitget n'izindi, bitera gushidikanya. Ushobora guhita wumva ko byanze bikunze icyo bashaka no kungukira muri ba bantu barimo barakoresha iyo projet. Inama rero kuri buri muntu wese uri muri uyu mushinga, nakubwira nti n'ubundi muri rusange nta muntu ushinzwe cyangwa se utegetswe kukureberera aho ugomba gushyira amafaranga, ariko niba hari nayo bagusabye gira amakenga, kubera ko muri roadmap yabo bagaragazagamo ko nta mafaranga bazigera basaba abanyamuryango. Ntugategereze ko bazagira byinshi bahindura, ahubwo ikimenyetso kimwe cyakabaye kikubera inzira ya nyayo yo gutuma umenya nimba ugomba kuguma muri iyo projet, komeza gukora search yawe. Ikindi kandi nabwira abanyamuryango bose babaye muri iyi Swapphone nuko ama email yanyu by'umwihariko nta jambo banga usigaranye mu gihe wayirikinze muri izi projet, kubera ko akenshi biba makuru yo kuri izo email, hanyuma bagakurikizaho nyine kugenda bayakoresha gake gake ibiri mu nyungu zabo bwite. Nuko nguko twabivuga. Mu gihe cyatambutse bigeze kwaka amadolari ageze kuri 20, ubwo ni ibihumbi hafi 30 by'amanyarwanda ku isoko rusange, uko ama exchange ari kugenda avunja iri faranga. Yewe no muri banke ndumva ayo mafaranga yenda kugeraho, ntago haba haburaho ibihumbi 5 byose. Ayo mafaranga ngo yari ya transaction fees yo kugira ngo babikuzaga ama BNB abagereho, ariko byaro kubeshya bayatanze, ntabwo bari bigeze bakira izo BNB babikuje. Nyiri umushinga yiregura avuga ko ari abantu babinjiriye, ariko yarabeshyaga. Ni ikinyoma kidashobora kugira ikintu gituma umuntu abyizera byibura 5%, kubera ko umuntu yakwinjiriye amaze kukwinjirira transaction dukoze balance iragabanutse, ariko amafaranga ntayageze aho twagombaga kuyashyira. Bakoze uburyo bwo
gushyiraho wallet ngo ishingiye kuri Web3 kugira ngo nyine ibyo bikorwa bikunde bibeho. So habaye hariho kukwinjirira ubwo na projet yawe yaba ari fake, kuko iyo umuntu agera kuri balance y'umuntu akabasha kuyihindura, ubwo abasigaye ari uri kuri panel moderator, ntago wowe ukigenzura ya projet. Ibyo rero babaye barabinjiriye n'ubundi byaba ari ikimenyetso cy'uko security yanyu itahagije, itameze neza, n'ubundi muri rusange twaba tuzibwa isaha n'isaha. Ikindi abantu bagomba kumenya, kubera ko turi kwinjira mu isi ya Web3, abantu benshi bagiye kandi bazakomeza no kwibirwa mu nzira nyine ivuga ihamye ko turi kujya muri Web3 muri rusange, kubera ko ntabwo numva ikintu baba bashingiyeho bavuga ko muri rusange ko abantu bashobora kuba bari gukora wallet yo kwishyuriramo, nk'abantu bishyuye izo coin cyangwa se izo USDT 20 ngo babicishije nyine ngo muri wallet ya Web3, kubera ko bazi ko mu mutwe abantu bari gutekereza Web3 bahita nyine baba ari yo technique bakoresha, na terminology akoreshwa cyane n'abaskama cyangwa se nabibira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo utaza kuza kubatahura. Ubwo abantu baba ku mushinga wa Swapphone muraza kutubwira icyo mubitekerezaho ibijyanye nayo, ni nako dusoje. Mwakoze cyane kutwumva, Imana ibarinde.